bayani imana ya na sesenatema darabekura ya magambo bahamagaye bayani nayigaye ibintu bitatu icyambere nagaye bayani habigaye bayani ntiyumva we bayani ntiyumva ariko imana yacu irumva izuba riva irumva imvura irumva kubabarira irumva. Urakuze turi bakuru ushobora ajya kubwira umuntu ujya mbona mubwira ngo ushobora ngo wakuzane ntabwo arashi imumva arimo ujya kubwira ngo ndi bose mumvise hari icyaba Bibiliya ese uri kumva ijambo ry'Imana ushirira kugira ngo umuntu neza reka nifashishe ingero umubare munini w'abanyarwanda bakuze telefone Imana irasitubaye izi telefone dutuze agaciro k'iyi telefone umuriro iyo umuriro washize muri iyi telefone n'akanyenyeri gakandika ugakanda ngo bikunde kubera kumenya agaciro ka telefone na bizinesi n'ikikubariye buri wese yasize purize hafi y'igitanda buri wese aracometse kugira ngo ejo gahunda zose hari n'abagendana cyane yafite ko bita kuba kari ibishize bitashyiramo ufite abantu bameze nk'ibitelefone byashizemo umuriro uwo ntacyo yakumarira mu buzima busanzwe telefone itarimo umuriro nta kimaze urasaba kuzura umuriro urasaba kuzura amavuta ku buryo ukurebye wese ukobwa wuzuye amavuta ntawe umukiriraho ukabona sore wuzuye amavuta ntawe umukiriraho ukabona urasaba kuba mu buzima wuzuye amavuta nimuvuge ngo amen amen mugikirize ngo amen amen ushirirwa damu wanjye ahantu twimukiye mu myaka nk'itatu ishize ahantu dutuye twasanze ku marembo kwa porotayi ku rupangu hari akabotike gafatanye n'inzu dutuyemo madamu arambwira ati maze igihe cy'ubushomeri none Imana itugiriye neza twimukira ahantu hari botike ubwo abantu bimutse bagiye na botike batwaye ibirimo shakira amafaranga nanjye ncuruze sheni nasubije nagiye naguze amafaranga atari make ndamuzanira ashyira muri botike ukwezi kwa mbere saa 10 yabaga yabyutse abwira ati wikerereza nagiye akajya abyuka mu gicuku ukwezi gushize arambwira ati uzi ko uyu mwaka azishyura ukwezi azishyura umuriro byabibwira ko ati n'amakara umufuka azawugereka mu muriro byabintu ni sawa akabwira ati ntuzongere kugira ikibazo n'amazi azajya yishyura n'umutekano ushaka ntugire ikibazo n'ibishima byabibwira ko amezi atandatu ukwezi kwa gatandatu akajya gucuruza saa 5 odamu habaye iki agerageza saa 10 saa 10 akaba atangiye kugenda saa 5 habaye iki abagabo dukunda kujya muri bizinesi z'abagore mu kwezi kwa 9 akagenda saa 7 umunsi umwe ndamukurikira yakureba muri botike ngesemo sanga
icumi. Aba bakobwa icumi bari bahuriye ku ntego imwe yitwa gutegereza umukwe. Bari bategereje Yesu. Niko natwe tumeze, nta kindi kitwicaje aha ngaha, turategereje. Iri teraniro barimo menya byarabereye n'imihango yose yo mw'iteraniro. Baririmbye, barasenze, baratuye, menya baratanze n'ubuhamya, ariko haza bakantu kavuga ngo umukwe atinda kuza. Urabona Yesu adameze nk'utinze ntego, kandi umugabo natinda n'ubundi azakura papa, si n'ubundi bintu bimeze, waratinda. Atinda abakantu kamwe ngo kitwa guhurikira, barasinzira, kandi abantu barasinziriye pe, barasinzira. Gusinzira si ikibazo, ahari ikintu cyantangaje ariko cyananije ngo harimo batanu basinziranye akantu. Urasabwa kugira akantu usinzira, urasabwa kugira akantu ucuruza ufite ngo basinzira amavuta ku merezo, ngo bigeze mu gicuku habaho urusaku ngo rimubyuke umukwe agize ate. Bibiliya iravuga ngo bacana amatabaza, batanga raka, batanga agakwaka. Abo yanze kwaka bateje akavuyo. Abantu baguteje akavuyo, muri korali baguteje akavuyo, muri nyobozi baguteje akavuyo, ngo abantu bateze urusaku ngo nimuduhe ku mavuta yacu, ariko murimo murasabiriza. Ariko kwisabiriza mari umukozi w'Imana muzampereke, ariko bifite abantu ushyira mu ngobya ntazo bitwaro yabona kwikorera amashoboro nshaka amavuta. Barabahaye barababwira ko twasenze murya, wasenze muryajya, mujye mu bahanuzi, mujye kuyishakira. Bagiyeyo, iyo usomye Bibiliya n'ibivuga byose bashobora kuba barayabonye, kuko baragarutse barakomanga, baravuga ngo dukingure. Baravuga ngo oya, atinze wamara bikoze mbere y'igihe, wari n'iyi minota. Gushirirwa burya ntawe utashirirwa, ahubwo ikibazo ni ugushirirwa ugakomeza ugakora kandi ntacyo ufite. Ni ugukomeza ukavuga kandi ntacyo ufite cyo kuvuga. Niba wumva ntacyo jya gushaka amavuta, biremewe. Bibiliya itubwiye umugabo wabaye igitangaza twese twemera witwa Eliya. Eliya yari umuhanuzi w'umuriro. Eliya yarateye ubwoba, ni umusuhuke w'Eliya. Weragiye ajya muri Isirayeli, ageze yasanga umwami witwa Ahabu. Eliya arakora ibintu bikomeye. Bibiliya ivuga ngo Ahabu akora ikosa, azana umugore w'umunyamahanga witwa Yezebeli. Yezebeli azana imana z'abanyamahanga mu gihugu, abwira Ahabu, aramubwira ngo toza abantu bose gusenga ibigirwamana, Abisirayeli bayoboka ibigirwamana. Eliya arabimenya, ariko igihugu byuzuye amavuta, yamenye amakuru mbere y'abandi. Eliya arabimenya. Ugomba kumenya iby'urugo rwawe mbere y'uko abandi babimenya. Ugomba kumenya iby'abana bawe mbere y'uko abandi babimenya. Eliya arabimenya. Eliya aragira aravuga ngo ibintu aha abakozi ntabwo Imana izaseba umuntu atarashirira. Afata ibyemezo bikomeye, ariko Eliya yarebye uzi ikintu yari yakoze. Yaravuze ngo ngewe Eliya ngiye guhagarika imvura imyaka 3 izongera kugwa. Uyu muntu atari yashira, arukora bitegereza, ajya kwa Ahabu nta invitation, nta umujyanye. Ageze kwa Ahabu aramubwira ngo ngewe nitwa Eliya, ni profete n'umuhanuzi. Icyo nje kuvuga nawe cyo guhagarika imvura. Ahabu ati none n'ubwo sha uri muntu ki? Ati ni umuhanuzi. Reka biki gihe akureba ngo si umukobwa cyangwa umugore, aritaza umukobwa nyine umugore barashiwe bakura kubagirwaho. Eliya aravuga ngo ni umuhanuzi witwa Eliya, ngiye guhagarika imvura. Aramubwira ngo kandi utuvugane ndagiye, izongera kuba. Nta bitegereza n'iki mbere gitwaye. Eliya bahita agenda, ngo ari mu nzira agenda, Imana iri mu ijuru iraseka. Ntanejeje Imana irebye iravuga ko ufite umugabo mwiza. Isirayeli ifite umugabo, ugomba kugera ku rwego Imana ikureba ikarama, ukavuga ngo ikarama bafite umugabo, ikarama bafite umugore, ikarama bafite umukobwa. Imana iravuga ngo Eliya, icyo kintu ukoze nanjye nari kubikora nk'Imana. Ukoze ikintu cy'abagabo, icyo mukorera ikintu
iramubwira ngo wowe iyo nyota n'uwo mwumva bizakugeraho kujya ku kagezi ntudashirirwa Imana izagufungurira akagezi ntudashirirwa Imana izagutumbira muri uyu mujyi iramubwira ngo nikere uzava amazi y'isoko wajya ku kagezi k'ikereti ageze yaba amazi y'ikereti atura kwako kagezi nanezerewe Imana imurebera ngo Eliya ntabwo uzava amazi gusa itegeka ibikona wowe irinde gushirirwa gusa ibikona birahari bizazizana wiki nudashirirwa Imana izi ibikona bikajya bizana inyama bikazana n'ibitsima Eliya batungirwa ku kagezi imyaka 3 irani Imana ibwira Eliya ngo Eliya igihe kirageze yakwiyereka ahantu Eliya bari mu nzira azamuka ahura n'umugabo witwa Obadiya wari umuhanuzi baramenyana Obadiya yarebye Eliya aramumenya aramubwira ngo Eliya we ni wowe ati ni jyewe wabagahe ati nari ndi kuri resitora ku kagezi ntabwo imaze iminsi mikuru wowe urajya ati namaga n'amazi ati kuva amatungo ibintu byarakakaye atari kurasa neza Eliya we imbere y'Imana mudashirwa uzasa neza baganira mu gihe baganira aha Eliya abwira Obadiya ati none sugiye ati ushaka utwatsi tw'amatungo data ushaka iburasirazuba amatungo ari gupfa kubera inzara yarashize Eliya ahita abwira Obadiya aramubwira ngo genda ubwire Ahabu ko Obadiya atari ko Eliya we dupfuye iki gitumye neza Ahabu genda ubwire Ahabu murakubonye nituza ariko ushaka tukubure ya Mana yawe y'ubutwaro usanga yagutwaye Ahabu ndagukizwa n'iki Eliya ati ntabwo n'ibyaha Ahabu tugende mwireke Eliya ngo ajya guhura na Ahabu wahuye na Ahabu yari afite uburakari ahita abwira Eliya ngo Eliya ni wowe n'ibyago wateje Isirayeli n'umuro wateje Isirayeli ukatwicisha inyota amatungo agapfa umugabo utari yashirirwa Eliya abwira Ahabu ntabwo ari wateje Isirayeli ibyago ahubwo ni wowe inzu ya so ntabwo Uwiteka muzanye ibigomana mu gihugu ntabwo ari njye avuga ijambo ryanejeje mu bice 18 arambwira muri uyu mwaka fata Abisirayeli ufate n'abahanuzi ba Bayali n'abashera tujye ku musozi w'i Karumeli tujye kubaza Imana tumenye icyatumye ibi byago biba mu gihugu Eliya ahaguruka n'abahanuzi ba Bayali n'abashera 850 ari umwe ubimura atari yashirirwa ntabwo kuba n'ubwinshi bw'ikusa mugiye ngo nturanye n'abayobozi bane tubashaka wo bijana amavuta yawe azabatangiza amavuta yawe ari hejuru kurenza n'upfumu mugiye ngo zimukana ngo haba umupfumu ntiyimuka amavuta yawe arimura Eliya azamuka n'abahanuzi 850 bagera i Karumeli bageze Karumeli bafata imfizi ebyiri Eliya abwira abahanuzi ba Bayali arababwira ngo nimwe benshi nimufate imfizi yanyu n'umuntu atari yashirirwa atangura mu babanze urabareka bakabanza arababwira ngo mufate imfizi yanyu mutemaguye ushyire aho mugomba gutambira nimurangize mumeneho amazi muhamagare Imana nanjye ndaba ndi hano Imana irabanura umuriro twese tuzayoba nanezerewe cyane barangije abahanuzi ba Bayali basane bakora igicaniro cyabo bafata imfizi barambikaho barangije bazenguka igicaniro cyabo mu bice 18 ngo bahamagara Bayali Imana yabo nasetse natembaga nakegura ayo magambo bahamagaye Bayali nayigaye ibintu bitatu icyambere nagaye Bayali ntabwo ijya yumva Bayali ntiyumva we Bayali ntiyumva ariko Imana yacu irumva izuba riva irumva imvura irumva kumanywa iha irumva icyakabiri nagaye Bayali irazere Bayali irazere rero Imana yakuyaga umusakuze mutemeyo yazindutse umusakuze agiye kuba hahi ngo barasakuza ariko yacu izere icyagatatu nagaye Bayali ntabwo
zitibiri usange umutima cyane ndakubabarira babarira we. Haleluya! Eliya arangije ku gicamunsi arababwira ngo Imana yari ifite probleme, mureke nanjye mpamagare mu mwanya nanjye mpamagare yanjye. Arangije babengezayo afata amabuye 12 asanga ibyari byarasenyutse. Arangije afata imfizi ye arayitemagura arambika aho agomba gutambira, agafata amazi amenamo 3 awuzuza ku gicamunsi buri 18 bahamagara Imana ntanezerewe. Amwe mu bana Aburahamu, Mana ya Yakobo, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, uyu munsi bimenyekane kuri Isirayeli wari wowe uwo mwanya umuriro uva mu ijuru uzica igitambo kirashya wabikubita hasi wowe baravuga ngo Uwiteka ni we, Uwiteka ni we Eliya barabareba aravuga ati mwayibonye, bati twayibonye niyo Mana. Aravuga ngo mwese hatavuyemo n'umwe abafatire fata inkota bose arabica. Atangaye amaze kubica ntiyarananiwe, ntiyarakoze, musubize ntiyarananiwe, ntiyarakoze. Kimutegera ko abantu bananiwe, abantu bajya bananirwa, abantu bajya bacoka, bamara imyaka 10 uririmba, bamara imyaka 20 uvuga, warisha ibidayimoni byinshi, ntaho ujya gukananirwa. Ujya nemera ko abantu bajya bananirwa, uriya muntu ngo wowe ngo yanywe inzoga ate nawe wayinywa, ndetse imbaraga z'Imana zaba zikuriho. Eliya ngo yicara ahantu ananiwe, Eliya ananiwe pe, Magana 850 asa n'umudayimoni umwe arakutagagaza n'umwe Magana 850. Eliya ngo yicaye ahantu, ya nkuru y'uko yishe abahanuzi ba Bayali iragenda igera kwa Ahabu. Ahabu arabimenye abwira Yezebeli ngo abahanuzi bacu bose Eliya arabishe. Yezebeli waraka ahita atuma kuri Eliya, ntabwo agiye kumwireba, yamutumyeho. Ariko Yezebeli yatangaje, Yezebeli utarabatijwe, Bibiliya ivuga ko yabatijwe, yari igaburo nta mfubyi yafashije, atuma kuri Eliya aramubwira ngo uyu munsi ubugingo bwawe amaraso yawe yabaye n'abahanuzi banjye Imana zizabikora zitabije. Eliya umaze kwica Magana 850 byo gushirira, umugore avuze gusa ariruka shirira. Yahagaritse imvura, yarongera yihamagarira ngo yabonye Imana imugaburira ku kagezi, ariko gushirirwa bituma yibagirwa ibyabaye byose. Umugore avuze gusa ariruka ahantu yirukira ahangaye ni munsi y'igiti, wajya munsi y'igiti ushirirwa si ikintu. Wageze munsi y'igiti ahasengera amasengesho ariko ubugingo aravuga ngo Mana utugana aha bicaye singuta amasogokuruza ku isi, mu bico tuvuga ibisaba ikintu kimwe unyice uko gupfa bindutira kuba wakivuga yo mugabo arasinzira. Dore ijambo ryanejeje Imana biramureba iravuga ngo Eliya singuhomba. Abantu bakigibagirwa ibyo wakoze, ariko yewe ndabizi Eliya singuhomba. Warampamije kwa Ahabu, wavuze nk'Imana uramvuga imbere y'abahanuzi ba Bayali, waramvuze Eliya singirangwa ngo nibagirwe ibirimo. Kuko abantu bakureka bakibagirwa ishyamba ryari ahangaha, Imana yo ntizabibona. Eliya Imana itibwira marayika kuve fata umutsima, fata amazi. 2025 Imana ikumbere umutsima, Imana ikumbere amazi. 2025 Imana yongera ikuzuze, hari umutsima, hari amazi. Imana iteguriye abantu bayo baguye inyuma. Ndabyumva yabwira ngo shyira Eliya umubwira byukanye. Eliya wasinzirwa, umumarayika araje amukomyeho aramubwira ngo Eliya byukurye kandi umwe, kuko urugendo nyiri
rurerure ruramukomereye. Bibiliya yavuze ngo iki? Arabyuka, ararya, aranywa. Bibiliya yavuga ngo arongera. Uzi ikibazo aho kiri? Muri uyu mutsima w'Imana urongera urarya. Imana iguhaye akazi urongera urarya. Iguhaye peni urongera urarya. Iguhaye umugabo urongera urarya. Ikurije ideni urarya. Uwo mutsima w'Imana yawe urabaza ibintu bikomeye. Ngo arasinzira. Umva icyo nakunda Imana itameze nk'abantu. Imuha amahirwe ya kangahe? Ibwira marayika gusubirayo kandi. Fata umutsima n'amazi bagiye mushyira. Marayika ajya ku nshuro ya kabiri yaramubwiye ngo byuka urye kandi unywe. Urugendo ni rurerure kandi ruragukomereye. Bibiliya yavuze ngo iki? Arabyuka, ararya, aranywa. Iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40 agera ihore ku musozi. Ndakwifuriza kurya umutsima, ndakwifuriza kunywa amazi bikugeza aho Imana yavuganye nawe. Inota bampaye hasigaye ibiri. Ugiye kubikora nte? Ugiye kubabwira ibintu biranga umuntu washiriwe. Ibyinshi urya kabiri ndaza kuvuga byinshi kurutaho. Reka mukabwire nka bibiri gusa bihura n'inota. Umuntu washiriwe agira ibimenyetso, agira ibintu bimuranga. Ikintu cya mbere kiranga umuntu washiriwe ni ukwiyemera no kutemera abandi. Umuntu washiriwe ikintu cya mbere kimuranga ni ukwiyemera no kutemera. Uzi ko yari yemeye aravuga ngo ngiye muhanuzi igihe y'usigara umva ibikaba ngo ni njye jyenyine Imana nokuragorekera ari ibihumbi. Umuntu yagira igitangaza ngo niyikora ngo ni njye muhanuzi kuririmba. Nicyo kije ko hanze hari abana be umunsi wo bamageze kuba yiyumva akumva hano muri Karama, hano muri Muganza niwe ati njyewe rero y'abakobwa bahata njye mukobwa muri Muganza muri Karama ni inkumi nziza nayo mata avanze haraba kwiyemera no gutera ngo mwitore ngo ni ufite imoto hirisi ngo ni njye mukire. Hano hari abakire batavuga reka imfunguzo yo gutwara naho zikinguza. Kwiyemera no gutemera uretse kugira ngo ubwami bw'Imana bwuzure bubeho kuko twemera. Uyu muhungu wabitse uyu muhungu ibi bintu ari gukanda ahangaha azamura mikorofoni ayimanura. Sinzi icyo azamura, sinzi icyo amanura. Ubu mbwiye ngo ni naho bayizibiriza ofu yayo sinzi nini korahi umusereko. Ubu iki kintu zitwa gikora uyu muhungu rero ibintu akora ni ibyo arabizi. Ariko ubu nabo umubwiye ngo ni gushaka muri nabo umuhariye mu bibiri icyuya cyamurenga atari yabona uko ntazi gukoresha miniseri ntumenye gukoresha bibiri kugira ngo ubwami twemera. Yemere miniseri yemere bibiri niho bizemera, niho bizakunda. Abasaza bemera abasore bemera abasaza, abaririmbyi bemera abakristo bemera abaririmbyi. Kwemerane abantu baracyari abasore bafite imbaraga zo gusimbuka. Wewe ntugishobora gusimbuka. Abantu barazaga basimbuka gufata kugaragara ariko bo basimbukiye kutabishoboye wabemeye. Ate tukemera basimbutse bataraza. Haleluya! Kwemerana Imana ikintu cy'ishiporo ry'Imana ni uguterana. Mukarazano yakwira mu ry'Imana ariko uyu munsi yagupfunyikira wabishobora byemere. Usoze ibindi ndaza kukomeza mu iterambere rya kabiri. Amasaha yanjye yafashe, reka dusenge. Nishuka unikomeze kuko biranga abantu bashiriwe no kwica gahunda bibaho bakabwira umuntu wakoresha ibiro by'icumi yakore
biriya nabyo no gushirirwa ibyo kurondogora nabyo n'umuntu yashirwaga ibigabo byinshi nta mpamvu ntawongeye kuze ndarahangaha ibisigaye abandi zabivuga aza kubikomeza bya kabiri ariko mudahana akavuga ngo umuntu yashiriwe ariyemera ntiyemera gusenga cyangwa gusengera umuntu uri mu iteraniro uba ashaka gutangira umwaka afite amavuta ntabwo uraza kudetaye ibintu uriyizi waruzuzwaga gutuzuzwa warerekwaga guterekwa wasuraga abantu ntukibasura wagira ngo urukundo rwarashize umuntu uri mu iteraniro akaba yuko hari uburyo yashiriwemo umwe cyangwa ubundi ntabwo uraza kuvuga ngo unama ngo bitekerezeho wiyakora muri guterera akaririmbo uguharize ubose n'igiti kuguhereza we niba ko washiriwe ibihe byiza wagiraga ntubizi indirimbo zabaga muri wowe ntuzizi ijambo ry'Imana twarisomaga ntubizi ubusa n'ubyumva abashyitsi bagendaga iwawe ntubazi uretse urumva utarashiriwe uranimufuka wicaye wenyine ukawumara ukumva kuko ntabwo turambiwe bashimwe y'abantu bashiriwe umuntu agashora y'abantu 8 bafite gushimwe ngo rirebereye buri mwaka mubona w'Imana ngo yaratugaburiye mwayemeye nyine urangije ahangaha kuduhagiraho ngo none ngo bene data ngo muri ngo twateguye ibituro by'ishimwe ngo ariko mbere ngo iyo turo by'ishimwe ngo dufite akarimbo kari kudufasha ngo bukadufasha ukarimba wenyine wabisanga wariye wenyine fasha kuririmba ariko mwagiye mbonye ushirirwa barokore bari hano barabizi abantu bakuze bari hano barabizi nta murokore waryaga wenyine ntawe iterano ry'abarokore ryarangiraga aho gusurana umuntu akagenda mu ngo nk'eshanu ariko uragenda ukarabijya wikanga ubisengera ati mpamvu ukuremo ibintu babisizemo mwana shiriwe seba ingero zihe zindi zisigaye iterano ry'abarokore ryarangiraga yewe ntawe uzasimu cyane n'uwacu Nyarugenge urusengero rwacu Nyarugenge rufite imiryango irenga 10 ni ukuvuga ngo rero kubona umuntu mu rusengero ntumenye iyo yanyuze y'amateraniro yarangiraga habagaho guhoberana kwera kw'abakristo abantu bakuzurizwa hanze bahoberana aho umuntu atabuye mu isoko iki cyafashe iki cyatumye dushirwa kugera ku rwego tubwire Imana mu bana dukeneye amavuta wumva twafatikanya gusenga nahabuka ndashobora ntabwo naza kwirirwa avuga ngo murabyumvute oya rwose ntagira umwaka amavuta yuzuye muri ibyo yavuze ku amavuta muri kwaka amavuta ndakwibwirize ntawe utayakeneye baribyo barayakeneye nanjye wabwiriza ndayakeneye 2025 tugiye kurwana n'imbaraga zikomeye tugiye kuzenguruka yari ifite inkingi zikomeye birasaba kuba abantu buzuye iki amavuta ndabona ntawe usigaye urahagurutse kandi nange se nicyaye ndahagaze bivuze ngo ijambo ry'Imana ryagize imbaraga muri twebwe twese tugiye gusenga dusaba Imana kuduhereza iki amavuta iyo tugiye gusaba ariko rero ntitwakirengagiza ko mw'iteraniro twaba twagize umushyitsi utazi ibi bintu biva n'iyo bijya utari ese umwami mukiza urumuri rumurikira abari mu mwijima niba hari umuntu uri muri twe uhagurutse muri twe atari yakira Yesu umwami mukiza cyangwa akaba umutima umubwira ngo wewe waravuye bidasanzwe usubira inyuma warasayishije tuzakudetaye amazina y'ibyaha icyo waba waravuye ngo cyose Yesu ari hano kugira ngo aguhereza amavuta agukureho iyo karande icyo cyakunaniye Imana yiteguye kugushoboza kukivaho niba hari umuntu ushaka gusengerwa by'umwihariko waba yaraguye agasubira inyuma waba atari yakira Yesu umwami mukiza arambura ikiganza we umusengere w'umwihariko urimo Imana yakugisha murambure cyane Imana yakugisha murambure cyane tubasengere ugiye gutangira umwaka muri bashya imbere y'Imana yadugireho cyane kurenza abandi iri jambo ryari iryawe Imana rikeneye kukurengera no kugutabara amasaha yacu yagiye mushumba yihanganiye apezi minota 2 tuyifatikanye nawe atambuke hano hino ibi bintu Imana ikoze ntabwo twabitesha agaciro abantu mwese mwarambuye ibiganza mudafite isoni mudafite ubwoba mwumva mwinjiye muri 2025 nimubanguke muteye intambwe bashashe ibikeka hano muze mupfukame tubasengere
iteraniro tugihagaze twese bene data bagire vuba ndabona ari benshi mu mpande zose ndababona bamwe mu bijumba abenshi bagere hano hino abakozi b'Imana bagere hano hino bamwe mu bupfukame basengere kubwirira Imana ngo abantu bakeneye umutekano mukomere Imana bashimira bene data batahuke urabona ari benshi bapfukame ku mutekano aho bapfukame ku makaro asa neza ni mu rugo rw'Imana. Iri jambo nirigenda ubusa bw'ubuzima bwawe utabuke ngo ruhiri uzabuke ngo ntacyo tutakoze Imana ibahumugisha wowe umutima uri kubwira ngo tambuka witinda ngwino Imana ibahumugisha Imana ibagire neza Imana ibarengere niba ari aba kaba kawusigaye ushumba wacu agiye gusenga abasengere ababwirira Imana ngo Mana bagire neza kandi asengere n'ibyifuzo kugira ngo umuyobozi wa gahunda aze guhita akomeza ariko namwe abasigaye tugiye kwisabira amavuta uko asenga kujya ubwira Imana ngo Mana ndumva itabaza ryanjye tuzuye amavuta asenga twese turaza kuba turambura ibiganza Yesu abakugisha data uri mu gihugu cyo mw'ijuru izina rya Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu turagushimiye ko uyu munsi wawuduhaye kandi uduha indyo yuzuye ijambo ryawe kugira ngo buri wese yongere rimubere indorerwamo yongere amenye uyu mwaka washize byangendekeye gute ese ndacyuzuye kuko bikwiriye n'umwuzuro kuko ijambo riratubwira ngo dukwiye kunywa amata kandi tukumva kugira ngo kigero n'ibyaha Kristo kandi umuntu akarangwa na byinshi akarangwa n'imbuto akarangwa n'imbaraga zo mu mutima zituma agomba kunesha ibyaha niyo mpamvu uyu mwanya dushinze ijambo ryawe risanga dukwiye kugira imbaraga z'umutima kugira amavuta n'imbaraga z'umwuka wawe wera amavuta yuzura ijambo ryawe icyubahiro ni icyawe umva bagutabaza umva batwinginga uyu mwaka buri wese uzabushoboze kandi ukoze kumugisha ijambo ryawe rero kuko ari umuhigi kuko ari inyundo kuko ari umuriro kuko ijambo ryawe rihiga kandi rigahindura turagushimiye aba barapfukamye bababarira ibyaha bakoze abindi bababarire abakoze ibyaha by'uburyo bwose ntabwo ari uyu mwanya abasambanyi abarozi abakora ubuhehesi abiba abashuri impande zose abagenda basubira inyuma mu mitima abacitse intege uburyo bw'umwuka abari mu byaha bayoborwa na kamere y'isi barapfukamye bababarire amaraso ya Yesu aratunganye ubwiza bw'Imana bubarasire kubera rero naha ubakure mu bukonje ubashyire mu bushyuhe bw'ijambo ryawe ubakure mu irimbukiro ubashyire mu ijambo ryawe kubera rero naha ubandike mu gitabo cy'ubugingo kandi mwami wahe imbaraga z'umutima wahe gukizwa agakiza kongere gature muri bo kuko nicyo cyakuzanye Yesu kuba ari ukugira abangaba babone ubugingo kandi bagire ibyiringiro byo kuzabona ubugingo buhoraho ubagirire neza ubambutse uyu mwaka ubakomeze kandi ubashoboze kuzakubona icyubahiro ni icyawe kuko ari abakobwa batanu bambaye amavuta nabuze wicare muri bo kandi ubatunganye ibihe byose mbere imbuto zikwiye abihane tugukomeye amashyi Yesu tugushimire neza urukundo n'imbabazi ugirira kwemera agukunda uhereye kuri abo ngaba ari abahagaze n'abapfukamye mu izina rya Yesu Mana bahe umugisha